bishakira inzira. Iyo ucunze nabi utwara nyine utwara kijangweri, umugani wa mwana ngo ni umujangweri, barakurya. Aho noneho runo rukingo rwo kongerera abasirikare mu mubiri kugira ngo ya virusi itera sida nikubitaho ihita igira gutya, ihita imera nk'ikubise ku rutare isubirayo. Aho ntabwo biraza kumera nk'ariya amatara yo muri feruje atari gukora, noneho abashoferi bagatwara uko babonye bagashiguka bagonganye, tukaza gusigara inyuma duhangana n'ingaruka zo kugira gute, tukaza gusigara inyuma duhangana n'ingaruka z'abo bashoferi bagonganye kubera yuko ya feruje yazimye ntabwo iri gukora. Oya ariko umuntu yafashe yamaze gushyiramo kariya kantu ka bunoma, amezi 2 ari menshi man. None se amezi 2 ari menshi, urabyishimiye? Ahubwo dore ikibazo cyabongi banza usubize, urabyishimiye ko nyine ibyo n'ibyo biri kuza akavuga ati gende amezi 2 tayari ntware feruje zanjye ntabwo ziri bumpagarike? Kuri njye ntacyo bintwaye. Kuri wowe ntacyo bigutwaye kuko nibyo byiza kuruta uko urumva, ni byiza kuruta uko abantu bajya gukora agenda bagakorera bakanga bajya kumanuka Gikobo. Ugiye kureba ibintu byose bishoboka inuza inyungu zizaba nyinshi kurusha ibihombo, kuko urugero ntabwo abantu bazandura, kandi ikibazo dufite uyu munsi ikintu cyatumye dukora ikiganiro cyangwa se icyo turi kuganiraho ni ubwandu bwiyongera mu rubyiruko. Nanone no kureba igisubizo kizaboneka, no kureba amakuru yaranze icyumweru twahereye kuri nyine nibyo ariko akandi turi kuvuga ku kintu kijyanye n'ubwiyongere bw'iki kubwandu. Sinabyo se minisitiri yavuze cyane. Niba rero ikibazo cy'ubwiyongere bw'ubwandu niba kizaza kigakemura icyo kibazo, numva atari byiza se. Okay, ku ruhande rumwe kuko ikigaragara cyo kubwiza ukuri kwifata byaranze. Ingingo yo kwifata yo tuyikuremo wapi? No kurira bombo n'uburyo buhari nabwo kubukoresha nabwo bisa nkaho byananiranye. Ubwo rero iriya rero umuntu wakazanye navuga ko yatekereje noneho ko turibona bwa mbere ibya mbere byanze, bya kabiri bikanga, ntitwakora iki kugira ngo nibura turebe abantu be gukomeza komera gutyo. Nyakubahwa ahubwo bongere reka nibarize bongere bajye bazana no nk'ubwamezi 6. Reka nibarize nyakubahwa minisitiri w'ubuzima, wenda niba aho uri hose, wenda ndazi neza ko iyi live ushobora kuyireba cyangwa se n'abandi muri department imwe ijyanye n'ubuzima na minisante mushobora kuza kureba kino kiganiro. Reka mbibarize, ese runo rukingo ruragurwa, rutangirwa ubuntu, ese ruhabwa nde? Ninde ugenewe runo rukingo rwo kongera abasirikare mu mubiri kugira ngo aramutse yanduye virusi itera sida mu gihe cy'amezi 2 ntimukoreho? Ahubwo nanjye ndarushaka. Nanjye warume ndarushaka. Ninde rugenewe nde? Kurubona bigenda gute? Ese urishyura cyangwa ntabwo wishyura? Ese iyo amezi 2 ashize uba wemerewe kuba wagaruka bakaguhereza urundi? Ariko nuko sereza aribwo bigitangira nyine kugira gute kuza sibyo abantu batamenyera ari nk'ubukangurambaga bari batangije, nibimara gusakara bikagera mu bantu bose nk'uko ibinini abantu bose tuzajya tujya kubigura nka gutya tujya kugura amayinite ku mwaje. Ibyo ngibyo wenda ntabwo birasobanuka, wenda bizagenda bimenyera. Nicyo kibazo rero nanjye ngira ngo nibarize abantu bari muri department y'ubuzima, cyane cyane abari mu ishami rya vaccination, ibintu by'inkingo. Hano nanditse ngo kwifata byaranze, ngo batubwire niba ari ubuntu. Batubwire mani mugendane imirinda nkuba mani. Ako bizi ko bari seriye mani. Bari seriye mani. Mugendane imirinda nkuba bro. Bakoresheje ari ibyo ngibyo nabyo byarabonaniye. Imirinda nkuba. Kira kintu kugikuramo ngo imirinda nkuba kubera yuko ese ndereka nkubaze. Nawe uzi ukuntu abantu bateye. Ndabizi. Uri umuhungu uragiye kure umukobwa. Mugezeho wabyitwaje ikarita. Oya sinicyo wabyitwaje ikarita. Arakubwira ati mu izina rya Yesu igice sinyagikora. Bashirire sibyo bakongo. Nawe mwamaze kugera muri duel, imagine arakubwira ati ikintu sinde ngikoresha no ubuzima bwanjye sinarwo cyane nankoraho. None se ati ubasiyo ni urabikora urumva cyangwa se urabireka wowe wakora kashyirire kuri